Yes, ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Tennis Sky Empire. Notari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere gutyo. Ikirenze kuri ibyo, Imana iguha umugisha. Nk'ibisanzwe Tennis Sky Empire yiyemeje kuzajya ibagezaho amakuru y'abasitari bagiye batandukanye muri kategori zigiye zitandukanye. Haba muri football, muri music, muri filime ndetse no mu iyobokamana tutibagiye mu buzima busanzwe ndetse na politike. Hose Tennis Sky Empire ibagezaho amakuru ku gihe. Ni kuri no mpamvu rero twanyarukiye mu bijyanye n'umupira w'amaguru, tukabazanira amakuru ari kuvugwa ku ikipe y'igihugu Amavubi. Murabizi yuko hamaze iminsi rwose iyi kipe y'Amavubi iri mu mwiherero ndetse n'abakinnyi benshi bagiye batandukanye bahurijwe hamwe kugira ngo babashe kwitegura imikino ya gishuti iri imbere zabo. Ni kuri uno munsi rero abageze ku kibuga rwose Ferwafa yasohoye itangazo ivuga yuko rwose aba bakinnyi bameze neza kandi biteguye bikomeye cyane kuba bakereka abanyarwanda ibyishimo. Umujyo batangiye ari wo bashaka gukomerezamo kugira ngo abanyarwanda bongere bishimire igihugu cyabo mu kijyanye n'umupira w'amaguru. Dore yuko hari haciye imyaka myinshi ikipe y'Amavubi idatsinda, ariko nyuma yaho uko byagenda uko ariko kose nk'uko Ferwafa igaragaza yuko bahinduye byinshi kandi bashaka yuko buri kimwe icyo ari cyo cyose kiba cyajya ku murongo. Reka rero nkwisabire wowe utari wabasha gukora subscribe kandi no kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo duhora mu nkuru zigiye zitandukanye Tennis Sky Empire igenda ibagezaho umunsi ku munsi. Kandi niba nawe wabashije kuba wabikora, Imana ibiguhera umugisha. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe ya subscribe kuri Tennis Sky Empire. Ngayo nguko rero iby'amakipe rwose, ndetse aho twagaruka kuri ino kipe y'Amavubi aho bari kwiteguraho n'ahandi bari kwitegurira ni ku kibuga cy'i Nyamirambo, aho rwose biteguye bikomeye cyane imikino ya gicuti rwose bari gutegurirwa mbere y'uko bongera bagasubira mu guhatana itike yo kujya mu gikombe cy'Afurika. Aba bakinnyi rwose ubwo bahurizwaga hamwe, yego sibye ko bose batakinaga imbere mu gihugu, ahubwo bagiye baturuka ku migabane igiye itandukanye. Habayeho no kuba bamwe na bamwe rwose babanza kuba baruhuka, ariko nk'uko umunyamabanga rwose wa Ferwafa abitangaza, avuga yuko rwose ikipe y'Amavubi imeze neza kandi iri gukora imyitozo ndetse inakomeye cyane, kuko abaruhutse bararuhutse, ndetse akaba ari abasore rwose ubona bafite akamwenyu muri bo. Gusa n'aba basore icyo bashinja itangazamakuru naho rwose ari bashimirira mu iriro, nubwo wavuga ko atari mu iriro, bashimirira mu ntuza batazi, mbese bagaragaza yuko batazi kuba bafatanya nabo mu rugamba, ahubwo bashaka kubateranya n'abanyarwanda, kuko bashaka kugaragaza yuko hari ibyo baba bazigamye kandi ntako baba batagize. Gusa icyo bagaragaza bano bakinnyi, igihugu nabo kiri ku mitima yabo kandi bagomba kugikorera hasi hejuru. Niyo mpamvu bano bakinnyi ngo bashaka gukora iyo bwabaga ku buryo ikipe y'u Rwanda yakongera ikazamuka mu ruhando rw'amahanga nk'uko mbere byari bisanzwe rwose. Ngayo nguko rero iby'Amavubi ndetse n'ikijyanye n'imyiteguro. Ese maye aya Mavubi dusesenguye tukanariza uyu mujyo bari kumenyereza abanyarwanda, itsinzi babonye ku ikipe y'igihugu y'Afurika y'Epfo bizakomeza nk'uko bari babikoze, cyangwa birongera bisubire nk'uko byari bimeze. Ariko gusa uko babigaragaza abakinnyi ndetse n'umutoza, biragaragara yuko ikipe y'Amavubi yisubiyeho kandi bashaka gukorera hamwe cyane, yuko mbere bari bakiri batoya ariko aho bageze bamaze gukura nk'uko nabo babigaragaza. Abakinnyi mbere bidefandaga bavuga ati turi gutegura iby'ahazaza rero ko byagenda uko ariko kose biri ubu ngubu, kuko aba basore murabizi yuko rwose bamaze gukora bishoboka ku buryo utatinya kuvuga yuko rwose igihe cyabo cyo gukora ari uno munsi.
Gusa abanyamakuru nk'uko babigaragaza, bagaragaza yuko rwose ikipe y'Amavubi uko byagenda uko ariko kose, nk'aho Rugaju Rigani yavuze yuko Amavubi igihe ari iki ngiki kugira ngo ibyishimo n'akamwenyu byongere bigaruke mu banyarwanda, mu bakunzi b'umupira w'amaguru nk'uko byahoze, kuko aba basore bafite kuraje. Murabizi yuko aba bakinnyi n'ubundi baba baturutse mu makipe agiye atandukanye, haba imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Gusa ntabwo twakwirirwa tugaruka ku rutonde rw'abakinnyi baba baturutse mu makipe uko agiye atandukanye, ariko urebesheje amaso aba basore rwose n'aho bakina urabona yuko uko byagenda uko ariko kose birafitingana, nta n'umwe utari kubasha kuba yakora aho aherereye. Ngayo nguko rero, nubwo n'ubundi abantu benshi bakomeza kugenda babatera tuzabibara tubibonye, ariko uko byagenda uko ariko kose Amavubi ashobora gukomeza muri uriya mu gihugu, gukomeza kuba yakereka abanyarwanda ibyishimo n'intsinzi, ndetse bagakomeza kwishimira ikipe yabo y'Amavubi. Aya Mavubi rero uko twabivugaho ni uko aya Mavubi buri munyarwanda uwo ari we wese nk'uko nabo babitangaza, urasabwa sapoti yawe yo kujya kuyashyigikira ndetse no kuba wagaragara muri sitade, bitewe n'uko uko byagenda uko ariko kose iyi kipe y'igihugu igomba kuba ifite ubukaka n'ubushongore kugira ngo iriya stade Amahoro izuzure umunsi Amavubi azaba ari kuyakiniramo. Ibyishimo bizaba ari byose, ari ukuva mu bwiza tujya mu bundi, bitewe n'uko ikipe y'igihugu izaba ihagaze neza. Ngayo nguko rero iby'Amavubi ndetse n'abatoza ndetse na Ferwafa, aho bagaragaje rwose umwuka uko umeze mu bijyanye n'abakinnyi ubwo bari mu myitozo, ndetse wavuga ko ari n'iya nyuma mbere yo kugira ngo bajye mu mikino bari kubategurira ya gishuti ibafasha kwitoza ndetse no kwimenyerezanya kugira ngo bazakomeze kompetisiyo yo gushaka tike yo kujya mu gikombe cy'isi. Kora subscribe kuri Tennis Guy Empire. Imana igumuhe.